Bene data bakundwa muraho neza, turabarumukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Kuri we turi kumwe nk'uko bisanzwe, ikiganiro ni amasengesho ahindura ibintu. Reka tubiyegereze mu migabane yose y'isi, mu bihugu byose byo mu isi, mu turere twose, mu ntara zose, aho uherereye hose, ndakwinginze kugira ngo nawe ube maso muri uyu mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ishaka kuvuganira natwe muri iri jambo, ishaka kuvuganira nawe muri iri jambo, ishaka gukorana nawe muri iri jambo. Rero Imana iguha umugisha. Reka tubanze dusenge. Mana wo kwizerwa, ndagushimiye kuri umurinzi wo kwizerwa, wagize neza kurinda ubugingo bwacu kubw'ubuntu bwawe gusa. Nta kiguzi twatanze, ntacyo twakwirata, ahubwo ni imbabazi zawe zituma tudashiraho, nizo zitumye twongererwa kubaho kubw'impamvu. Unyemerere rero kuri ubwo uyu nguyu uteze amatwi ijambo ryawe, nanjye ubwanjye ugiye kurinyuzamo, umbe kugirira umugisha mwami muri iri jambo, kandi n'abariteze amatwi barigireho umugisha. Imbaraga zawe zikorana n'abera zidushyigikire, korere byose kwiyubahisha kuko uri umunyembaraga. Maze mwami ubane natwe, urukire muri ryo, usobanurire imitima yose, kandi mwami wikize kuko ari wowe ufite ibyayigirira umumaro. Ukorere byose kwiyubahisha kuko uri umwami mwiza. Ndagushimiye kuri mu ruhande rwacu mubisha ntawe. Ngaho ngwino rero utunezeze kuko ufite ibyatugirira umumaro, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Turagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu, icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma muri uyu mwanya, ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cy'Imigani. Ntabwo turi butine, ndagira ngo twihute tugere ku ntego. Igitabo cy'Imigani, ibice 21, turasoma duhereye ku murongo waho wa 2. Reka dusome igitabo cy'Imigani, ibice 21, turasoma duhereye ku murongo waho wa 2. Ushobora kuba utarahagera, ariko nawe itonde uhagere neza witonze, kugira ngo tugendane muri uyu mwanya, kugira ngo utaza gusigara. Kandi nifuza ko twagendana ari mu buryo bwo gusoma, ari no mu buryo bwo kugira ngo tubashe kugendera muri ryo, twumve icyo Imana ivugana natwe muri iri jambo. Havuga ngo iki aho ngaho? Haravuga ngo muri Migani mu bice 21 haravuga ngo umurongo waho wa 2 haravuga ngo inzira y'umuntu wese imutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Imana ishimwe. Reka turisubiremo. Haranditswe hatya hati, inzira y'umuntu wese imutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugerageza umutima. Imana ishimwe. Iri jambo tumaze kumva, mbese wowe wakumva ko rishaka kuvuga iki? Wakumva ko risobanuye iki muri uyu mwanya? Ese ni iki Imana ishaka kuvugana n'umutima wawe muri uyu mwanya? Ukwiye kuritekerezaho. Ikintu cya mbere muri iri jambo, ijambo riratubwiye ngo inzira y'umuntu wese imutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Imana ishimwe. Iki gitabo cy'Imigani ni igitabo cyanditswe n'umugabo w'umuhanga, umugabo wari usobanutse kandi wari usobanukiwe. Bibiliya ivuga wagize ibigwi bidasanzwe mu isi, mu bantu babayeho, ari ab'igihe cye, ari abamubanjirije, ari ab'igihe cye, ndetse nabo muri generasiyo turimo. Nta muntu uragira ibigwi bingana n'ibya Salomo, kuko Bibiliya itubwira neza ko yahimbye imigani 3,000, ahimba indirimbo 5,000. Ikindi Bibiliya ivuga ni uko ari we muntu yatunze abagore 700, yari yemerewe gutunga, atunga inshoreke 300, ndetse ngo arenzaho umwe, agira abagore 1,001, bose bamwitirirwa, kandi ari we mugabo cyangwa se ari we mutware wabo. Nta wundi muntu mu isi, mu bamubanjirije, mu babayeho mu gihe cye, ndetse no mu bazabaho, ndatekereza ko nta muntu uzagera ku rwego rw'abagore 1,001. Ubu muri Afurika navuga ko muri iyi generasiyo cyangwa muri iki kinyejana turimo, umuntu ufite abagore benshi ni umwami witwa Muswati, cyangwa se umwami w'igihugu cyitwa Swaziland. Umwami wa Swaziland ni wenyine muri iki gihe ufite abagore, bavuga ko ngo yaba afite abagore 120, hagati y'180 n'120. Urumva nta wundi muntu muri iki gihe ku isi ushobora kuba afite aba bagore muri iki gihe. Ndatekereza rero ko Salomo niwe muntu waciye agahigo. Salomo niwe muntu wabaye umuhanga. Bibiliya ivuga neza ko yarasenze asaba Imana ubwenge.
kugira ngo azabone uburyo azayobora ubwoko bwayo. Niko Bibiliya ivuga. Asaba Imana ubwenge, Imana ngo icumva gusenga kwe, ngo imuha ibyo yasabye. Yamuhaye ubwenge ngo ari kubimuhana n'ibindi byose. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire, ijambo dufite ni ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe ugera imitima. Wowe ubwawe dushobora kukureba tukabona uratunganya, abantu bakureba bakakwemera, abantu bakwaturaho umugisha ariko mu by'ukuri utari uw'umugisha, abantu bakubonamo umumaro bitewe n'uko uvuga, bitewe n'uko witwararika, ariko ukagira abandi bantu bangamira. Ariko ijambo ryatubwiye ngo inzira y'umuntu wese imutunganiye ubwe, ngo ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Imana ishimwe. Sinzi icyo Uwiteka arimo kugerageresha. Hari ubwo umuntu ajya agirira bamwe neza ariko abandi akabahemukira. Hari ubwo umuntu ajya yubaha bamwe abandi akabubahuka. Hari ubwo umuntu ajya agirira neza bamwe abandi akabirengagiza. Uko niko bimeze. Icyo cyonyine cyakugerageza. Kuba umuntu wamugirira neza undi ukamugirira nabi, kuba umuntu wamwubaha undi ukamusuzugura, kuba umuntu wamuha agaciro undi ntumuha agaciro, kuba umuntu wamwitaho undi ukamutera umugongo. Ibyo ni ibintu bibaho. Umuntu ageragezwa n'ikiri hafi ye, kandi umuntu ageragezwa n'uwo baziranye, umuntu ageragezwa n'ibikorwa akora. Ndagira ngo nkubwire, uyu mwanditsi yaravuze ngo inzira y'umuntu wese imutunganiye ubwe, ngo ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Imana nishimwe. Ntabwo nzi icyo Uwiteka ari kukugerageresha. Ahari ari kukugerageresha umukene muturanye, ahari ari kukugerageresha imfubyi muturanye, ahari arimo kugerageresha umupfakazi muturanye, ahari arimo kugerageresha umukozi wakoresheje ntumuhembe, ahari ari kukugerageresha igihe gikomeye urimo, ariko yahagushyize kugira ngo arebe uburyo witwara, arebe ibyo ukora, arebe ingeso zawe, arebe imyifatire yawe. Inzira y'umuntu wese imutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Imana nishimwe. Ese wowe ntabwo Uwiteka ajya kugerageza? Yaba yarakugerageje aciye mu magambo abantu bakuvuze? Yaba Uwiteka yarashatse kukugerageza anyuze ku muturanyi mubi muturanye, kugira ngo arebe uburyo witwara, niba washe izina rye cyangwa niba umugayisha? Uwiteka yaba yarakugerageje aciye ku mukoresha wagukoresheje arakwambura, Uwiteka akahanyura kugira ngo arebe uburyo witwara n'imbuto wera mu gihe uhuye n'ikibazo gikomeye. Inzira y'umuntu wese imutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugera imitima. Dufite ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe ugera imitima. Ndagira ngo nkubwire ko igera imitima ari nayo ikuzi. Hari umuririmbyi waririmbye ngo igera imitima ni nayo ibazi abazagera mu ijuru. Iyigera kandi ikayigerageza, niyo ishyira ku minzani, niyo ipima, niyo izi agakiza k'umuntu wese, niyo izi imyifatire y'umuntu wese, niyo izi ingeso z'umuntu wese. Birashoboka ko Uwiteka ashobora kuba ari kukugerageza, ashobora kuba ari gupima kwizera kwawe, ashobora kukugerageresha abo musengana bakakugerageza batari bakwiye kukugerageza, yakugerageresha abo uyobora bakakugerageza batari bakwiye kukugerageza, yakugerageresha abakuyobora, akaba ari bo bakubera ibigusha, akaba ari bo bakubera ingorane, akaba ari bo bakubera ibibazo. Ariko aho Uwiteka ashaka kunyuza umunzani we, ashaka kugupimira, wemera ujye ku minzani kandi upime ibiro byuzuye. Ahari yaba ari kugupimira, kukugerageza akoresheje abavandimwe bawe muvukana, rimwe na rimwe akaba ari waguhemukira, kandi atari umuntu wa kure. Yaba ari kukugerageza, ashaka kukugerageza umutima wawe anyuze muri mwene so mukorana, mu bakozi bagenzi bawe mukora akazi kamwe, kugira ngo arebe kwizera kwawe, niba kunyeganyezwa n'amagambo, niba kunyeganyezwa n'abakugerageza, niba kunyeganyezwa n'umuntu uwo ari we wese. Inzira y'umuntu wese imutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Imana nishimwe. Hari impamvu Imana iduhaye iri jambo. Ese wowe uri kugeragezwa n'iki? Waba uri kugeragezwa n'abana wabyaye, Uwiteka akaba ariho ari guca kugira ngo apime kwizera kwawe. Waba uri kugeragezwa n'umukobwa wawe, waba uri kugeragezwa n'umuhungu wawe, ari we wakakwitayeho, ari we wakakubereye byose, ari we wakakubereye amaboko, ari we wakakugiriye neza. Waba uri kugeragezwa n'ababyeyi bakubyaye, ari bo bakugiriye inama, ari bo bagusengeye, ari bo bakubaye hafi, ari bo bakaguha ibitekerezo bizima, akaba ari bo bari kugira uruhare mu gusenya urugo rwawe. Umuntu wese ahari niho ageragerezwa, kandi umuntu wese ahari niho apimirwa. Ntabwo uzapimirwa mu isoko utaribamo, tuzapimirwa mu rusengero utarwinjiramo, tuzapimirwa na bene se utabafite, ntabwo uzapimwa n'inshuti zidahari. Aho umuntu ari, aho Imana yagushyize, aho ikwicaje, aho igutuje, aho ukorera, aho ucururiza, iduka wicayemo,
isoko wicayemo ukoreramo, aho niho uzageragerezwa. Umuntu wese ageragezwa bijyanye n'aho ari, umuntu wese ageragezwa bingana n'urugero rw'ibimugerageza, bingana no kwizera kwe. Imana nishimwe. Inzira y'umuntu wese imutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Bene data bakundwa, ndi kubabwira neza ko hari impamvu zo kugeragezwa kwawe. Yobu yageragejwe n'igihe kibi, ubu butunzi bumushiraho, abana bamushiraho, abavukanyi bamushiraho, inshuti zikomeye zirimo Birudadi, Elifazi, abo bose bagerageje kumuba hafi, ariko igihe kigeze ngo baramwegera, bamara icyumweru, iminsi 7, ngo bavugana nawe, baravuga ngo ariko se hari umuntu wahura n'amakuba nk'aya ngaya? Hari umuntu wahura n'ibyago nk'uyu ataracumuye ku Uwiteka, atarakoze ibyaha? Uwiteka yaba kwishimira ugahura n'ibi? Birashoboka ko Uwiteka yakwishimira ariko ugahura n'amakuba n'ibyago. Yobu nawe yahuye nabyo. Umugore we, Bibiliya banga umugore we baryamana, umugore we wabishakanye, umugore we wabyaranye, ari we wenyine umuca intege. Aramubwira ngo ese watutse Imana ukipfira? Yobu aramubwira ngo usubije nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Imana yaduha ibyiza tukabinezererwa, ikaduha ibyiza tukabyishimira, ikaduha umugisha tugaserebura, ibyago byaza akaba aribwo tuyituka tukayivaho. Yobu muri byose ngo ntigera acumura ku Uwiteka. Haleluya. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Niyo mpamvu muri Yobu hariya mu bice 23 hari ijambo rivuga ngo ariko igira icyo yitumye, kandi icyo umutima wayo ukunze nikikora. Imana nishimwe. Yobu 23:13 niho hari ijambo rivuga ngo ariko igira icyo yitumye, kandi icyo umutima wayo ukunze nikikora. Imana nishimwe. Imana hari igihe ijya ibasha guca ahantu hose. Imana igica mu bantu, Imana igica mu matungo, Imana igica mu biremwa, Imana yaca mu nyamaswa, Imana yaca mu murima wawe, Imana yaca mu baturanyi, Imana yaca muri bene so mukorana, Imana yaca mu babyeyi cyangwa mu bo muvukana. Imana ica ishaka, igira icyo yitumye, kandi icyo umutima wayo ushaka yagambiriye, icyo ngicyo nikikora. Imana nishimwe. Haleluya. Imana sinzi icyo yitumye mu buzima bwawe. Uyu munsi uri kugeragerezwa hehe? Imana iri kugerageza, iri gupima kwizera kwawe iciye. Yanyuze mu bucuruzi urimo ucuruza, yanyuze mu buri bene so mukorana, yanyuze mu bakobwa bagenzi bawe, yanyuze mu rungana abagabo mungana, yanyuze mu basore mungana muvukana, yanyuze mu baturanyi mukorana. Mbese Imana iri guca he? Iri kugerageza kwizera kwawe iciye. Nzira y'umuntu wese mutunganiye ubwo, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Sinzi icyo Uwiteka ari kukugerageresha. Ahari ari guca mu bakuyobora, ahari ari guca mu buyobora, ahari ari guca mu baturanyi muturanye, ahari ari guca mu bakobwa cyangwa mu basore, ari guca mu bagabo cyangwa abagore, ari guca mu bakomeye cyangwa aboroheje, ashobora guca ku muzungu cyangwa umwirabura, ashobora guca ku mutunzi cyangwa umukene, ashobora guca ku munyembaraga cyangwa umunyantege nke. Ntabwo nzi aho Imana iri guca igerageza kwizera kwawe. Sinzi aho kwizera kwawe kuri gupimirwa. Sinzi icyo Imana yitumye muri uyu mwaka, muri uku kwezi, muri iki cyumweru, muri uyu munsi. Ntabwo nzi icyo Imana yitumye ku buzima bwawe, ariko wapimwa. Niba ari igihe cyo gupimwa, ukwiye kugaragaza ibiro byuzuye. Niba ari igihe cyo kugeragezwa n'abo muvukana, ukwiye kugaragaza ibiro byuzuye. Niba ari igihe cyo kugeragezwa n'ubukene, ukwiye kugaragaza ibiro byuzuye. Emera upimirwe ku munzani ireshya nk'uko Yobu byamugendeye, kandi wemere rwose upime ibiro byuzuye. Were guhengama, were gucika intege, were gucogora. Ibihe bibi bye gutuma uvuga nabi, bye gutuma usakuza, bye gutuma usubira inyuma. Ukwiye kumenya ko Imana yakuremye ifite impamvu yakuremye. Imana yakubesheje ifite impamvu yakubeshejeho. Imana yagutoranyije ifite impamvu yagutoranije. Ukwiye kuba umuntu Imana igerageza ukagaragara kushyitse. Ukwiye kuba umuntu Imana isura, yaba ku manywa, yagusura ari ku manywa, aho inyuze mu muntu uwo ari we wese, inyuze ahantu aho ariho hose, yambukiye aho ariho hose, iseseye aho ariho hose, ikinguye mu muryango inyuzemo uwo ari wo wose. Ukwiye gupimwa, ukamenya ko ari igihe cyo kugeragezwa kwawe, ukamenya ko ari igihe cyo gupimirwa ku minzani iringaniye, ukagaragaza ko wahamagawe, ukagaragaza ko ukijijwe, ukagaragaza agakiza muri wowe. Ukwiye kumenya ko Imana iguhamagara hari impamvu.
umuntu wese Imana ijya imugerageza iciye aho ishaka, kandi ikizangerageza si cyo kikugerageza. aho iminzani napimiwe si yo uzapimirwaho. Ibyananirije si byo bizakunaniza, ibyakugoye si byo bizangora, ibyakunaniye ntibizananira abandi. Ariko ukwiye kumenya neza niba ari igihe cyawe cyo kugeragezwa ukubaha Imana kandi ukayubahisha. Ubuzima bwawe bwa buri munsi bukaba ubuzima bubana n'Imana. Ubuzima bwawe bwa minsi yose bukaba ubuzima bwo kubaha Imana no kuyubahisha. Imana ishimwe. Ukwiye kumenya igihe cyo kugendererwamo, ukwiye kumenya igihe Imana yakugendereye. Ntabwo Imana igenderera umuntu mu gihe cyiza gusa, ahubwo yakugenderera biciye no mu makuba, yakugendera biciye no mu bukene. Imana yakugenderera biciye no mu baturanyi babi. Imana yakugenderera ikagusura ije kugerageza kwizera kwawe, iciye no mu bakwambuye bagufitiye imyenda kandi uri mu gihe amafaranga wari uyakeneye. Ntabwo nzaho Imana iri kunyura kugira ngo ugerageze kwizera kwawe, ariko wemera upimirwe ku minzani iringaniye kandi ugaragaza ibiro bishyitsi. Imana nishimwe. Haleluya. Imana yagerageza kwizera kwawe iciye ku mugabo mwashakanye, akagusanga mu kazi aho ukorera, akakwataka bidasanzwe, ugatungurwa no kumva ibitutsi bivuye muri we, ugatungurwa no kubona ari ukugerageza, ugatungurwa no kubona uwakubahaga akubahuka, ugatungurwa no kubona umugore mwashakanye akubaha agukunda, ari we wenyine ugutuka, ari we ugutesha agaciro, ari ukwambika ubusa mu bantu. Imana yakugerageza iciye aho ishaka. Niyo mpamvu umwanditsi Yakobo hariya mu gice cya mbere 12 yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibintu bimugerageza. Haleluya. Namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranije abayikunda. Bene data, ni igihe cyo kugira ngo dupimirwe ku minzani iringaniye, ariko ukwiye kugaragaza Imana. Ntabwo ukwiye kugaragaza Imana ari uko wavuzwe neza gusa. Oya, Imana ishaka kugusura ahubwo wavuzwe nabi. Ntabwo ukwiye gushima Imana ari uko byagenze neza gusa. Oya, igihe cyo kugendererwamo n'igihe byagenze nabi, Imana iradusura ikakugenderera, ikavugana n'umutima wawe, ikakuba hafi. Inzira y'umuntu wese imutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Mbese uri kugeragezwa n'iki? Ni uri kugeragezwa n'iki? Imana iri kugusura inyuzeye. Nabo wagurije amafaranga barayakwambura. Nabaguhaye amafaranga ubura ubwishyu bwo kuyabasubiza. Nabaturanyi muturanye bakugerageje. Nabakozi bagenzi bawe mukorana bakugerageje. Nitaye kubiri kukugerageza, nitaye kubiri kukugora, nitaye kubiri kurusha umutima wawe, nitaye kubiri kugora ubugingo bwawe. Ukwiye kumenya ko Imana nigerageza imitima, nipima ikamenya neza kwishitse. Reka Imana igusure ya masaha, nigusura isange ushitse. Reka Imana igusure mu kazi kawe, ese yagupima yasanga ushitse. Reka Imana igusure mu baturanyi, ese nayahe makuru ari kuva mu baturanyi. Reka Imana igusure inyuze ku mugore wawe cyangwa umutware wawe. Reka Imana igupime, ese yagupima yasanga ushitse. Reka Imana ice mu bana bawe, bakugerageze bakugore. Ibitutsi ubwabyo biragaragaza uwo uri we, niba wuzuye cyangwa niba ucagase. Igerageza imitima ni nayo ikuzi, nigusobanukiwe. Irabizi neza ko ari ibyakunaniye, irabizi neza ko ari guca intege, irabizi ko ari ibikugora, izi neza ko ari ibyo utakwihanganira, izi ko ari ibyo wakumva mu matwi yawe ntubashe kubyihanganira. Imana nigerageza imitima. Ndabwira wowe uri mugeragezwa n'abaturanyi, nkabwira wowe uri mugeragezwa n'abo mukorana, nkabwira wowe uri mugeragezwa n'abo mufatanyije umurimo, nkabwira wowe uri kugeragezwa mu muhamagaro, nkakubwira ngo tuza,
Imana irimo ikugenderera, irimo igusura wa mugabo we, irimo gusura wa mubyeyi we. Imana irimo ikugenderera, iri kukugenderera mu gitondo, ikoresheje abo musengana muri nibature, babandi muzindukana, babandi mutaramana. Irimo ikugenderera wa mubyeyi we, ikoresheje abaririmbyi bagenzi bawe muririmbana. Irimo ikugenderera wa mugabo we, ikoresheje abakozi bagenzi bawe mukorana muri kampani. Irimo ikugenderera wa mushoferi we, ikoresheje abagenzi ndetse na bene so muri mu kigero kimwe, mukora akazi gasa kimwe, gasa n'akawe. Imana irimo ikugenderera. Inzira y'umuntu wese mutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Imana nishimwe. Ndagira ngo ngutangarize ko Imana nigerageza imitima, kandi wowe ubwawe uba wumva inzira urimo igutunganiye rwose. Ariko nyamura kubwira abantu ngababwira ngo wowe ubwawe wikwivuga neza, we kora wigendera, abandi bazakuvuga. Wikwitaka, wikwitindaho, kora wigendere, ibyawe abantu barabizi. Abo ugirira neza nibo bazakuvuga neza, abo wagiriye neza nibo bazakuvuga nabi, kugira ngo Imana ikugerageze iciye muri abo ngabo wagiriye neza. Abo wubaha, abo wahembuye nibo bazagusebya. Mu gihe gikomeye abantu wagiriye neza ukabitaho nibo bazagutera umugongo bagutererane. Abo ngabo Imana irabakugerageresha kugira ngo ipime kwizera kwawe, irebe niba koko uri ku kigero gishyitse cya Kristo, cyangwa irebe niba kwizera kwawe gushingiye ku magambo, cyangwa niba gushingiye ku bikorwa bizima byubahisha Imana, bigaragaza Imana, bituma Imana yubahwa aho utuye nawe ukorera. Imana ishimwe. Ndagira ngo ngubwire ngo Imana igitambuka ikagera no mu bagabo b'ibigoryi, wa mubyeyi we, nibo bari kukugeraho, nibo bari kukugerageza, nibo bari kugutereta kandi ufite urugo rwawe, nibo barimo bagutereta kuvangavanga mu bitekerezo byawe, kandi ufite umugabo wawe, ufite umugore wawe, ufite abana bawe. Kandi Satani yajya kubikora, ntabwo akwereka neza ko ari gushaka kukwambura iby'igiciro. Ntabwo Satani ashobora kuza ngo akubwire ngo niwe uri gushaka kugira ngo akugerageze, maze agutandukanye n'uwo mwashakanye, agutandukanye n'abana bawe, agutandukanye n'umugabo wawe, agutandukanye n'umugore wawe. Bene data, Imana igica ishaka igakoresha ingabo nyinshi kugira ngo Imana irebe uri kwirata, irebe niba uri yakwirata nk'uko yirase Yobu, irebe niba yakwirata nk'uko yirase abakiranutsi batubanjirije. Aho yarebaga Dawidi ikavuga ngo mbonye umeze uko umutima wanjye ushaka. Aho yarebaga Yobu ikamwita umukiranutsi imbere ya Satani, na Satani akabimenya. Bene data bakundwa, dukwiye kubaha Imana tukayubahisha. Nzira y'umuntu wese mutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Ntabwo nzi icyo Imana iri kugerageresha. Ahari n'amagambo bakuvuze, ahari n'ibikorwa bari kugukorera, ahari n'abo wagurishije imyenda barakwambura, ahari n'abo muririmbana, ahari n'abo musengana, na mudiyakoni mukorana mu rusengero, n'ababyeyi uyoboye cyangwa se abakuyoboye, n'abo muririmbana cyangwa se abo musengana, n'abaturanyi cyangwa se na bene so mwiganye. Ntabwo nzaho Imana iri guca, ariko ugerageza aho uri buhurire nayo uyu munsi, aho uri buhurire nayo uyu mwaka, aho uri buhurire n'Imana muri uku kwezi, aho uri buhurire n'Imana muri iki cyumweru, aho uri buhurire n'Imana kuri uyu munsi, aho uri buhurire n'Imana kuri iyi saha, ibisaha yo kugendererwamo. Kandi Imana ikwirate kuvuge neza kuko yavuze neza Yobu imbere ya Satani. Imana ikwirate kuvuge neza kuko yajyaga ivuga ngo mbonye Dawidi umeze uko umutima wanjye ushaka, namaze kumubona namwitegereje mu bandi. Imana nishimwe. Imana igitwirata, Imana ijya yirata umukiranutsi. Imana ikwirate ikuvuge neza aho abantu bakuvuga nabi, ikwirate ikuvuge neza aho abantu hagati mu bakwanze, hagati mu bagusebya, hagati mu bagutesha agaciro. Imana ikuvuge neza mu izina rya Yesu. Sinzi aho Uwiteka muri guhurira, sinzi aho ari kukugeragereza, sinzi ibiri kukugerageza ni byinshi, ariko muri ibyo ngibyo harimo Uwiteka, harimo amaso ye, harimo amatwi ye, harimo amaboko ye, harimo ibirenge bye. Bene data bakundwa, aho uri guhurira n'Imana, ntitaye kumenya aho uri guhurira n'Imana, ntitaye kumenya aho ari kugusura iciye, ukwiye kuba umutsinzi no kurushaho. Kandi bene data,
Imana igusure aya masaha amasaha yo kugendererwamo. Ndakwinginze kugira ngo n'Imana nigusura iri bunyure hose ikuvuge neza, Imana ikwirate, Imana iguhamye nk'uko yahamije Yobu, Imana iguhamye nk'uko yahamije Dawidi, Imana iguhamye nk'uko yahamije Yosefu. Haleluya, haleluya. Ni Imana isura imitima. Inzira y'umuntu wese imutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Mbese wari kugerageresha iki? Ari kukugerageresha abakene muturanye, ari kukugerageresha abakene musengana, arimo kugerageresha abaturanyi beza cyangwa babi, arimo kugerageresha ababyeyi musengana nabo muririmbana, arimo kugeragereza muri korari, arimo gusura, menya ngo ni igihe cyo kugendererwamo. Arimo kugeragereza mu kazi aho ukorera, menya ngo ni igihe cyo kugendererwamo. Arimo kugerageza aciye mu bagore mukorana, muturanye, mugendana, arimo kugerageza aciye mu bagabo mukorana, aho muririmbana, aho musengana, aho mu rusengero, aho Uwiteka ari buce. Reka ngutangarize itangazo rivuga ngo aho Uwiteka ari buce hose akwirate, aho Uwiteka ari buce hose akuvuge neza, aho Uwiteka ari buce hose akwirate. Haleluya, haleluya. Ni Imana ubwayo igisura abakiranutsi. Ikintu cyatuma Imana ikwirata, icya mbere ni ukuyikiranukira. Umukiranutsi Imana ijya imwirata, nubwo yaba ari mu bakomeye badakiranuka, Imana ijya yirata umuntu uciye bugufi ari kuyubaha. Uyikiranukira, umuntu wubaha Imana, umuntu w'umukiranutsi Imana ijya imwirata. Umuntu wubaha Imana, Imana ijya imwirata. Ikuvuge neza wa mubyeyi we, Imana nikuvuge neza wa mukobwa we, nikuvuge neza wa mugabo we, Imana nikuvuge neza wa musore we. Imana ijya yirata abakiranutsi, ikabavuga neza mu bantu, ikabamamaza mu bantu, ikabaha icyubahiro mu bantu. Imana nishimwe. Imana ijya yirata umukiranutsi ikamuvuga neza. Ikindi cya kabiri nababwiye ko Imana ijya yirata umuntu yubaha. Umuntu yubaha ijya imuvuga neza, ijya imutaka, ijya imwamamaza. Icya gatatu ni umuntu yubahisha. Hari ukuyubaha ariko hari no kuyubahisha. Ushobora kuyubaha ubwawe, ariko none ugeretseho no kuyubahisha. Abantu bakabona Imana ku bwawe, bakamenya Imana ku bwawe, bakayivuga neza ku bwawe, bakitondera ibyayo ku bwawe, bakitondera amategeko n'amabwiriza yayo ku bwawe, bakakwigiraho. Imana ikakwirata kubw'ibikorwa byiza, kubw'urukundo rwawe. Imana nishimwe. Umuntu yubahisha ijya imwirata. Ikindi, Imana ijya yirata umuntu ufite kwizera, umuntu uyizera, Imana ijya imwirata. Reka Imana ikwirate kubwo kwizera kwawe, nk'uko yirasa Aburahamu, kavuga ngo Aburahamu inshuti yanjye. Urumva, kugira ngo Imana yite Aburahamu inshuti, ndetse iryo sezerano ry'ubushuti bwe n'Imana byatumye abasekuruza w'amahanga. Uyu munsi iyo dusenga tuvuga ngo Mana ya Aburahamu, tugahita tuvuga umuhungu we Isaka, tugahita tuvuga umuhungu we Yakobo. Mana nishimwe. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, iyo tubivuga tuba tuvuze ngo iyo ni Imana ireberwa muri Aburahamu, ni Imana yagendanye neza na Aburahamu, ni Imana Aburahamu yubashye nayo iramwubahisha, ni Imana Aburahamu yizeye. Arahaguruka ava kwa Setera muri Uriya Bakarudaya, aho basengaga ibigirwamana. Bituma Imana imwirata, bituma Imana ihagurukana nawe, bituma Imana imugira sekuru w'amahanga, bituma Sarayi witwaga Sarayi yitwa Sara, bivuga nyirakuruza w'amahanga cyangwa nyirakuru w'amahanga. Icyo ni ikintu gikomeye, aho Imana yirata umukiranutsi. Imana ijya yirata umukiranutsi, ni Imana yirata abakiranutsi. Bene data bakundwa, reka Imana ikwirate. Nireba abagabo bagenzi bawe, babandi mukorana, babandi mugendana, babandi musangira, ariko ikubone muri bo utandukanye nabo mu magambo bavuga, mu bikorwa byabo. Imana ikwirate. Wa mukobwa we, reka Imana ikwirate, kugenderere, igusure muri bagenzi bawe mu rungano.
bumve amagambo bavuga atandukanye n'ayo uvuga, bumve Imana irebe imyitwarire yawe itandukanye n'iyabo, irebe ibikorwa byawe bitandukanye n'ibyabo, irebe ingeso zawe zitandukanye n'izabo, irebe imyitwarire yawe itandukanye n'iy'abatizera. Imana ikwiye kukwirata. Reka Imana ikwirate umubyeyi, reka Imana ikwirate mukobwa, reka Imana ikwirate wa mugabo we, reka Imana ikwirate wa musore we. Imana ikurebe hagati mu basore bari muri iyi generasiyo cyangwa muri iki gihe turimo. Imana aba ari wowe yirata, aba ari wowe ivuga neza, aba ari wowe yamamaza, aba ari wowe itaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Birakwiye kugira ngo Imana ikwirate. Nikugerageza ikugendereye, aho ugeragerejwe, Imana isange ufite amanota, isange ufite ingeso nziza, isange hari ubuhamya, isange hari imvugo nziza, isange hari imyitwarire myiza, isange hari ubuhamya bwiza, isange. Mana nishimwe. Ngiye gusoza, tugiye gufata umwanya uhagije wo gusenga, tugira icyo tubwira Imana, tuyibwire ngo mbese aha muri iyi ofisi Imana iri kugusura, kugerageza igasanga uhagaze neza, iri kubona icyubahiro mu kugerageza kwayo, iri kuhasanga icyubahiro cyayo gihari, iri kugusura inyuze muri aba bakozi ikakubona neza, iri guca muri aba bakozi bawe ukoresha ikakubona neza, iri guca kwa bosi ugukoresha ikakubona neza, iri guca muri iyi mari hagati yawe n'abakozi bagenzi bawe, abubaha Imana n'abatayubaha mugatandukana, Imana iri kukubona neza. Ese iri guca mu bana bawe ikakubona neza, iri guca ku mufasha n'umutware ikababona neza. Ese iri kugenda, iri gusura iciye muri bene so musengana, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, ikakubona neza. Ntabwo iri gusanga urimo uyigayisha, ntabwo iri gusanga urimo uyisuzuguza. Ese iri kugupima muri iki gihe cy'ubukene bukabije buri ku buzima bwawe, muri iki gihe kibi kuri wowe cy'umwijima, muri iki gihe kibi kuri wowe kigoranye kitagira ibyo kurya n'ibyo kunywa. Imana iri kugusura iciye mu bagabo batubaha Imana, bari kugushikisha kashi, ikakubona neza. Imana iri kukwirata. Reka unezeze Imana nayo ikwirate mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gufata ibihe byo gusenga, tugira ibyo tubwira Imana. Mu rugendo rwawe Imana ijya igusura, uri mu kazi Imana ijya igusura, uri mu isoko Imana ijya igusura, uri muri korari Imana ijya igusura, uri mu murimo w'Imana Imana ijya igusura, wafashe urugendo rwa kure, urw'indege n'urw'imodoka Imana ijya idusura, urw'amazi n'urw'ubutaka Imana ijya idusura. Haleluya. Ni igihe cyo gusurwa n'Imana. Ariko se kwizera kwawe, imirimo yawe, ingeso zawe, ibikorwa byawe biri kugaragaza Imana, biri kubahisha Imana? Imana iri kubaho ku bwawe? Ese n'abakobwa badakijijwe Imana igusuye ibanyuzeho, yasanga ufite ubuhamya, yakuvuga neza, ufite ijambo rivuga aya masaha, wowe undeze amatwi, wowe turi kumwe, reka nkwifurize muri iri jambo, nkwifurize ijambo ryiza, nkwature ijambo ryiza rivuga ngo Imana igusure, Imana ikwishimire, Imana ikuvuge neza. Hari abantu Imana ijya ivuga nabi, hari abantu Imana ijya isura igasanga bayivuga nabi, igasanga bayikorera ibibi, igasanga barayihemukiye, igasanga barayisuzuguje, igasanga bayitesheje agaciro, igasanga barayubahutse, igasanga barimo bayisebya, igasanga barimo bagaragara nabi mu maso yayo n'amaso y'abantu. Imana nishimwe kuri wowe Imana iri gusura igasanga ivugwa neza, kuri wowe Imana iri kugenderera igasanga iri kubahwa ku bwawe, kuri wowe Imana iri gusura igasanga icyubahiro cyayo kirahari ku bwawe, kuri wowe Imana iri kugenderera ikakugerageza mu buryo bwinshi ikoresheje umwe cyangwa undi, ariko igasanga izina ryayo riri kubahwa ku bwawe. Haleluya. Imana igusure ikugendere kandi ikuvuge neza. Nkwifurije kuvugwa neza n'Imana, nkwifurije gusurwa n'Imana, nkwifurije kugendererwa n'Imana, nkwifurije kunezezwa n'Imana, nkwifurije gutangirwa ubuhamya bwiza n'Imana, nkwifurije kwaturwaho ijambo ryiza n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kadusenge. Mana ndagushimiye kubwira ijambo ryawe ryatubwiye ngo nzira y'umuntu wese mutunganiye ubwe,
ngo ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Sinzi ibyo uri kugerageresha uyu mugabo, sinzi uburyo wamusuye unyuze mu mugore, sinzi uburyo wamugendereye unyuze mu bana, sinzi uburyo wamugendereye unyuze mu mutware, sinzi uburyo wamugendereye unyuze ku mufasha, sinzi uburyo wamusuye unyuze mu baturanyi, sinzi uburyo wamugendereye unyuze mu itungo ry'umuturanyi we, sinzi uburyo wamugendereye unyuze mu kazi aho akorera, sinzi uburyo wamugendereye unyuze kuri shebuja, sinzi uburyo uri kumusura unyuze ku bakoresha, sinzi uburyo uri kumusura unyuze ku bakozi, sinzi aho uri kumusura n'uburyo uri kumugenderera. Ariko se ari kugaragara gute? Ndamusengeye ngo nuhagera umugendereye, nuhagera umusuye, icyubahiro kibi cyawe, akubahishe, akugaragaze, uvugwe neza kubwe, izina ryawe rihimbazwe kubwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro kubwe, izina ryawe rishyirwe hejuru kubwe, izina ryawe turyizere kubwe, izina ryawe rihimbazwe kubwe, izina ryawe ryamamare kubwe. Mana, ndagushimiye kumvishe gusenga tutari twavuga byinshi uzi byatugirira umumaro. Wowe ibyo ubona bikwiriye byakubahisha izina ryawe, aba ari byo ukorera kugira ngo ushyirwe hejuru. Ndasengera mwami aba bana, ndasengera aba basore, ndasengera aba bakobwa, ndasengera aba babyeyi muri uru rugo, ndasengera aba babyeyi muri aka kazi, ndasengera uyu mugabo muri aka kazi, ndasengera uyu mugabo muri iyi ofisi, ndasengera uyu mugabo muri iri duka, ndasengera uyu mugabo muri iri soko, ndasengera uyu mubyeyi muri iyi biro, ndasengera uyu mubyeyi muri iyi kampani, ndasengera uyu mubyeyi muri aka kazi, ndasengera uyu mubyeyi muri iki kigo, ndasengera uyu mukobwa n'uyu musore, kugira ngo ubwo umugenderera, kugira ngo ubwo umusura, kugira ngo ubwo umugerageza, asange izina ryawe ryubahwa kubwe, umuvuge neza mu bandi, umuvuge neza mu baturanyi, avugwe neza mu kazi, avugwe neza mu muryango, avugwe neza mu nshuti. Ku bwawe izina ryawe rihimbazwe. Mana, ndagushimiye ko wumvishe gusenga tutari twavuga byinshi uzi byatugirira umumaro. Ibyo ubona bikwiriye byakubahisha izina ryawe, aba ari byo ukorera kugira ngo wiyubahishe. Ndagushimiye kuri Imana wumva gusenga, ndagushimiye kuri Imana ikijije indwara kubwira ijambo, ndagushimiye ko abo wagerageje uciye mu burwayi ubahe kuvugwa neza, ubahe kukuvuga neza, ubahe kukubahisha no mu burwayi, no mu makuba, no mu bigeragezo, no mu kaga, uvugwe neza kugira ngo nawe umwubahishe. Urakoze mwami, gushimiye ko umuvuze neza, gushimiye ko uhinduye ingeso ze, gushimiye ko umugendereye, gushimiye ko umwubahishije kandi nawe ukubahiriza muri we. Ntabwo ngutotesha amagambo, umenyera kuri ibyo twibwira tutarabikubwira. Wowe ibyo ubona bikwiriye byakubahisha izina ryawe, aba ari byo ukorera kwiyubahisha, yaba muri aya masaha y'umugoroba, aya masaha y'igitondo, aya masaha y'ijoro, mu izina rya Yesu, aya masaha y'amanywa, aya masaha ndasenze kugira ngo ibisaha yo kugendererwamo. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze ko wiyubahisha, urakoze ko wigaragaza, urakoze ko wiyerekana, ukaba ukoreye byose kwiyubahisha. Uvugwe neza muri aka kazi, uvugwe neza muri iyi kampani, uvugwe neza muri iyi biro, uvugwe neza muri iyi ofisi, uvugwe neza muri iki gishanga, uvugwe neza kuri uyu musozi, uvugwe neza muri iri shyamba, uvugwe neza muri aba baturanyi, uvugwe neza muri izi ndabo, uvugwe neza muri ibi biti, uvugwe neza muri iri shuri, uvugwe neza muri aka kabari. Mu izina rya Yesu, reka uvugwe neza kubwe, kubera ko akubahishije, kuko aguhamije. Uvugwe neza, uvugwe neza, uvugwe neza kuri uyu musozi. Mu izina rya Yesu Kristo, unyemerere mwami, no mu gihe cy'uburwayi uvugwe neza, no mu gihe cy'amakuba uvugwe neza, no mu gihe cy'ibibazo uvugwe neza, no mu gihe cyo kugeragezwa kwe uvugwe neza, no mu gihe ngeragezwa uvugwe neza, no mu gihe cy'ibibazo uvugwe neza. Mu izina rya Yesu ndakwinginze kugira ngo ugaragare kandi ukorere byose kwiyubahisha, izina ryawe rihimbazwe, imbaraga zawe zikorana n'abera zigaragare muri uyu mwanya. Mu izina rya Yesu ndakwinginze kugira ngo uvugwe neza, ndakwinginze kugira ngo mwami izina ryawe rivugwe neza. Mu izina rya Yesu nawe nutwishimira, uduhamirize kubera ko tutakugayishije, utwubahishe kubera ko twakubahishije. Mwami Imana yacu, uturwanirire zo tuzi n'izo tutazi, uturinde aho tureba n'aho tutareba, ubere maso ubugingo bwacu n'abacu,
ubereho si icyarimwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Ndagushimiye ko ukijije mwami uyu murwayi hano muri ibi bitaro. Ndagushimiye ko ugeze muri iyi santere do sante. Ndagushimiye ko ugeze muri iki kigo cy'iri shuri. Ndagushimiye ko ugeze ahangaha muri uru rugo. Ndagushimiye ko ugeze ahangaha ngo ukemure ibibazo bihari. Ndagushimiye kubaha igisubizo kuri buri kimwe cyose, kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Singutotesha amagambo, ibyo ubona bikwiriye aba ari byo ukorera kwiyubahisha, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen.